umva ukuri, nta mukristo utihangana ubaho. Tubana n'abanyabyaha, tubyara abanyabyaha, dusengana n'abanyabyaha, dukorana n'abanyabyaha. Nta mukristo utagira kwihangana ubaho. Isi iraturwanya, amadini araturwanya, na Satani araturwanya. Umva ukuri. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 haranditswe ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 haranditswe ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Umva ukuri. Iyo dusomye mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 10 haratubwira ngo abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mu gitabo cya Bibiliya muri Matayo 24 umurongo wa 13 haranditswe ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Umva ukuri.